Reka none ngire mbaye kaze rero nshuti bakunzi bano na Official TV. Uyu ni wa mwanya rero tugera tubagezaho amakuru ari mu rurimi rw'ikinyarwanda. Twose cyane rero munyemerere duherera no mu Rwanda rero amakuru yacu nuko polisi y'u Rwanda yafunguye ikigo cya kabiri mu mujyi wa Kigali cyo gusuzumiramo ubuziranenge bw'ibinyabiziga giherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo cyunganira icya Remera. Ni ikigo gifite ubushobozi bwo kwakira imodoka 450 na moto zipimisha imyuka ihumanya ikirere ituruka ku binyabiziga 200 buri munsi. Kije gisanga ibindi bine birimo icya Remera mu mujyi wa Kigali, icya Rwamagana, Musanze, Huye na Mobile ikunze kwifashishwa mu duce two mu ntara y'Iburengerazuba. Umuvugizi wa polisi SP Boniface Rutikanga yagaragaje ko iki kigo kigiye gufasha icya Remera, cyagaragaraga ko gihurirwaho n'ibinyabiziga byinshi. Ati iki kigo kije cyunganira icya Remera byagaragaga ko kimaze kugira ibinyabiziga byinshi. Abanyakigali bitabira ku bwinshi, ukabona ko hari igihe habagaho umuvundo w'ibinyabiziga. Ati ije gufasha kugabanya umuvundo wagaragaraga kuri control technique ya Remera, ariko noneho ije ifite ubunini buhagije bwo kwakira ibinyabiziga byinshi ahantu hitaruye hadateza umuvundo kandi bikihutisha na serivisi. SP Rutikanga yagaragaje ko ari naho honyine hazajya hakira moto zisuzumishwa imyotsi ihumanya ikirere kuko nazo zatangiye guhabwa iyo serivisi. Ati undi mwihariko nuko hazajya hakira ibinyabiziga byiganjemo ibitwara ibintu bifite uburemere bw'ibiro nk'ibihumbi 3,500 kuzamura, moto n'ibindi bisuzumisha imyotsi ihumanya ikirere. Yagaragaje ko gukoresha isuzuma ibinyabiziga bya moto bigamije gufasha gahunda yo kugabanya imyotsi ihumanya ikirere kandi ko bifasha mu gutuma utwara ikinyabiziga arushaho kugisigasira. Ati ntabwo wavuga ngo ibinyabiziga byose bipimishwe ku kigero cy'imyotsi ngo bimwe bisigare kandi nabyo bisohora imyotsi. Ati imyotsi ni imyotsi waba uturutse muri moto nawo ni wo kuko ubundi ni moteri, wenda igitandukanye ni ingano ya moteri n'amavuta akoreshwa. Yemeje ko abakoresha control technique bagiye kujya banasuzumisha imyotsi imodoka zabo zisohora, bakanahabwa icyemezo cy'ubuziranenge cyemeza ko zifite ibipimo bikwiye. Ni serivisi yatangiye gutangwa ku bigo bikorerwamo ubugenzuzi bw'ibinyabiziga hirya no hino mu gihugu. Nagira ngo rero munyemerere turebere koko ibyo wamenya mu gupima iyo myotsi. Ikimezo cyo gupima imyotsi y'ibinyabiziga cyaje nyuma y'uko ibipimo by'umwuka abantu bahumeka mu Rwanda bikomeje kugaragaza ko wahinduye ibintu bigira ingaruka ku buzima bw'abantu, cyane cyane kwizamuka y'indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Rema igaragaza ko umwuka wo mu Rwanda ugaragaramo utuvungukira twa PM 2.5, ikinyabutabire cya PM 2.5 kiva mu binyabiziga kigira ingaruka ku buzima bwa muntu. Ati tunyabutabire tugaragarira ijisho, ati n'utunyabutabire tutagaragarira ijisho iyo umuntu aduhumetse tugera mu bihaha no mu miyoboro y'amaraso bigatera indwara z'ubuhumekero n'iz'umutima. Umuyobozi ushinzwe umushinga kugabanya imyuka ihumanya ikirere muri Rema, Engineer Mbonigaba Innocent, yavuze ko mu bugenzuzi bukorwa hasuzumwa ingano y'utuvungukira tuba turi mu kinyabiziga mu nzira zisohora umwotsi, aho imodoka ikoresha lisansi na moto yakozwe hejuru y'umwaka wa 2005 bafatira kuri 18, naho izakozwe munsi ya kabiri ya 2005 bafatira kuri 30. Ubwo ni bipimo bafatiraho bagendeye ku myaka izi moto ziba zarakorewe cyangwa imodoka. Kuri mazutu ho hafatirwa ku gipimo cya 1.5, aho iri hejuru yacyo iba yatsinzwe. Ati uyu bita Tubarima Alphonse wabaye wa mbere asuzumishije moto ye imyuka ihumanya ikirere, yagaragaje ko hari ibintu by'ingenzi kugira uruhare mu kugabanya iyo myuka. Asaba abagenzi be kwita ku binyabiziga batwara. Barushimana wabaye wa kabiri mu gusuzumisha moto, nawe yasabye abagenzi be guharanira kumenya uko ibinyabiziga byabo bihagaze no gusohora imyuka ihumanya ikirere. Igiciro cyo gusuzumisha imyotsi kuri moto ni amafaranga 16,338 y'amafaranga y'u Rwanda. Imodoka nto ni 34,940, imodoka nini ni 51,578, mu gihe imashini zikoramo imihanda
n'izihinga icyiciro kizaba ari ibihumbi 49 n'amafaranga 918 y'u Rwanda. Rero nahanga ducumbikiye amakuru yacu uyu munsi, ndahera gusaba kujya muri comment section ukagira icyo nawe uvuga, ese koko uri kumva bimeze bite, ndetse kandi mufite ikibazo cyangwa ufite icyo waduhe nk'igitekerezo cyo muri comment section utubwire turagusubiza. Icyo nababwira nuko mbakunda cyane, ni Nkurikiyimana Theogene mu mwanya muri aya makuru, ndabakunda cyane.